nyuma yo gupfusha umwana Pascal arasaba mukobwa jana ko bahinduka bakita ku buzima bw'abana babo. Hagati aho duheruka Karemera yakereye ibirori byagenze neza se n'urunana. Ubwo ni ibitotsi gusa mukobwa jana. Uzi ko jye nagezeho rwose nkagira ngo muhituza aravugira hano mu nzu yacu. Wibuka ko amaze iminsi ntasinzira Pascal. Nuko rero no kujya gupimisha Nshizirungu na Muhoza imikurire. Mana yanjye, harya Muhoza ntabura umwaka umwe n'akamezi make ngo yuzuze imyaka 5. Hazayuzuza umwaka utaha kandi kuva atarayuzuza nyine agomba gukurikirana. Ikindi mukobwa jana, wibuke rwose by'abayobozi batubwiye ejo. Wabuze ukareka guhigima. Nukuri rwose nageze aho numva mbuze icyo mvuga neza. Ururimi rusa n'urugobwe. Bari kuvuga iki se nyine ko ari abayobozi bagomba kuvuga icyo bashaka, ariko ngiye ntiwabinkuramo. Umwana wanjye yararuzwe. Mukobwa jana, ugiye kwirengagiza inshuro umujyanama w'ubuzima yakubwiye ko umwana wacu adakura neza. Ibyo se bivuze iki? Ugiye kwibagirwa ko amafaranga y'inkunga y'ingoboka wayafataga ukabanza mu kabari. Wibagiwe ugura indagara n'amagi ukabishyira hariya ngo nibyo kwereka nonsi ya Tana Devota aho kubigaburira umwana. Mwiyame Pascal, igihe cyose inzoga twarazisangiraga ntabwo nanyweye njyenyine. Umva, umumararungu yazize twebwe. Ababyeyi be rwose ntabwo twakoze ibyo twagombaga gukora. Hari umunsi w'ubusa utabaga umuhetse mu kabari wasinze, ukanywa inzoga, ukamwonsa inzoga, ukamusomya inzoga. Iyo se niyo ndyo yuzuye wamugaburiraga. Kabiri kangaho umujyanama w'ubuzima yaje ahangaha tumwihisha akagaruka tukamwihisha koko. Twitwaye nabi turangara ku buzima bw'umwana wacu araducika. Apfa azize indwara zikomoka ku mwanda. None nyemerera duhinduke. Urumva? Niba batubwiye ngo twite ku isuku yaho dutuye, isuku y'imyambaro, isuku y'ibiribwa n'amazi yo kunywa, isuku yo ku mubiri, kandi rwose tugabanye inzoga, amafaranga twinjiza tuyakoreshe mu kwita ku mibereho y'abana bacu. Nukuri byaba ari byiza wiseka. Ubwo se mu byo mvuze igisekeje n'iki koko mukobwa jana? Ubwo se urahinduka uhindurwa n'iki ko n'ubundi mu mararungu yagiye atazagaruka? Mu mararungu yaragiye ariko sinshaka kubura Nshizirungu. Nawe rega wibuke kutwite. Ukeneye indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kurenza uko ukeneye inzoga. Ukeneye kwita ku isuku yawe nk'umugore utwite mukobwa jana. Tangira none ha Pascal, ukubure hanze no mu nzu, usohora imyenda umese, woze ibyombo ujye guhaha uzuteke. Ngiye mukobwa jana Jeanne d'Arc, ibyo ntacyo bimbwiye, nta nibyo nzakora. Ariko se wabahite mukobwa jana, abandi bagore ko bita ku ngo zabo bakita ku isuku n'imirire y'abana babo, wowe ubikoze wabiki? Ntibagira amaboko abiri nk'ayo yawe. Urya se nawe uri hano busho? Ndahari. Uriya rero niyogoshesha hafi buri munsi. Kuko rwose ubwanwa burambangamira sinkubeshye. Niko se muyobozi wacu. Ubutera n'inyura. Muyobozi wacu uranyumva? Ko twakubuze mu bukwe bwa Karemera. Uretse mu bukwe se mwitabaro kwa Pascal ho narahabonetse Patrick. Siko ntakubonye koko. Nari natumiye mu mahugurwa ku murenge. Nuko bituma ntaboneka hombi. Amahugurwa kira. Babahuguraga ibirebana n'iki se kandi? Kubidukikije. Kubungabunga ibidukikije, twita cyane ku birebana no kuvangura imyanda. None se hari abandi bantu bitwikira ijoro bangiza igishanga cyacu kandi? Gusa bagiye kugaruka kutwigisha gucukura imirwanyasuri no gutera ibiti kuri imirwanyasuri. Muratumeje mu nama nzabagezaho ibyo twahuguriwe. Hari byinshi tugomba kwiga mu birebana no kuvangura imyanda ndetse n'ibirebana n'imyanda ihumanya. Imyanda ihumanya ahubwo. Rufasi we nyibutse batiri yanshiriye umwana intoki rwose ndayibutse. Iyo myanda ihumanya ahubwo ariyo. Yego desoba mu bungu bafite ubumuga kandi ntabwo yagiraga mbere. Urumva ko ufite urugero rero rugaragaza ko imyanda ihumanya idakwiye kuguma mu baturage kuko ishobora kwangiza ubuzima. Cyane rwose. Iyo nama ahubwo sinzayiburamo. Sinzayisiba pe. Ko tuzanatora umuntu ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu wacu ra Parasosho. Muzaze babona muri mwa rutorewe izo nshingano. Ibyo muzabitorere bushomenge nta mwanya nabonera imirimo nk'iyo ngiyo y'ubukorera bushake. Ariko namutekerezaga n'ubundi nzamwamamaza mbere y'abandi bose pe. Nikoze Jean Patrick. Karame busho. Aho ukiri muto ya rwose ufite imbaraga kuburyo uvuga ko utashobora inshingano nk'izo ngizo zo kwita ku mibereho myiza y'abaturage koko. Nasuba haba harimo amafaranga. Aho ntiwatekereje ko tutakugezaho ari urwango kuko mukobwa ja.
kugira ngo se nararebaga Nadine buriya bahageze n'abatarahageze ni Pascal ubazi. agahinda ko gupfusha umwana kazi buri mfrangi yazize malariya. No kwihangana pe. Umuntu atihanganye se yakora iki kindi? Turihanganye nyine. Nadina Karame mujyana. gira hino. Ariko abandi mukomeze mujye hariya kwa Veronica bapimira abana. Muzajya munzanira ibipimo kugira ngo mbagire inama. Harya Nadine Ndakumva mujyana. Umwana urabura igihe kingana iki ngo yuzuze amezi 6? Umwana wanjye yavutse kuri 22 z'ukwa kane uyu mwaka. Numva kazuzuza amezi 3 kuri 22 z'ukwa 10. Urumva ko habura ukwezi n'iminsi mike rero utangire kumuha imfashabere. Yego mujyana. Ni ngombwa rero kwitegura guha umwana wawe imfashabere. Umwana wanjye ariko yakura neza kandi aronka neza agahaga nta kibazo pe, nta kibazo afite. Nibyo rwose arakura neza. Yego. Ariko ni ngombwa ko umwana cyuzuza amezi 6 agomba guhabwa imfashabere igizwe n'indyo yuzuye. Yego. Kandi itegura mu isuku. Kuko kuri icyo kigero amashereka yonyine ntaba kimuhaza. Ndakumva mujyana. Mwana yambwiye ko iyo ndyo yuzuye itagomba kubamo ibikomoka ku matungo. Ni byiza cyane. Urumva ubwo byibuka buriya ngiye mba nishimye pe. Kuko mba ntaravugiye ubusa. Nkaba ngusaba kwitegura hakiri kare kugira ngo igihe cyo kugaburira umwana n'ikigero uzabe witeguye. Urumva? Ndakumva. Kandi wibuke ko kumugaburira bidakuraho kumwonsa. Yego umwana wanjye ntangira kumuha imfashabere nzakomeza no kumwonsa. Nubigenza utyo bizamurinda kurwaragurika rero. Yego. Binamurinda igwingira bityo umwana wawe akure neza. Ndifuza ko umwana wanjye akura neza. Bityo ibyo munsaba byose gukora nzabikurikiza mujyana n'ukuri. Ni iby'ingenzi ugomba kumenya yuko umwana wujuje amezi 6 kugeza ku 8. Yego. Agaburirwa inshuro ziri hagati y'ebyiri n'3. Yego. Agahabwa amafunguro 2 manini na rimwe rito. Yego. Kandi agakomeza konka igihe cyose abishaka. None se mujyana nta gapapuro mufite ngo mukame nandike izo nshuro zose muvuze kugira ngo nazabyibagirwa. None se warwaye mama? Nta kindi ndwaye n'umunaniro Kareme. Uko bize naherukaga gukora urugendo rudeshya kuri ryari koko. Ni cyera cyane mama, cyera cyane pe uherekeza mukuru wanjye gusaba domini wawe. Maze abahungu banjye mwarozwe kuzana abakobwa bahandi koko. Ugeze ko urukundo rwerekeza aho rushaka. Urumva ndatonekara ahantu hose rero. Umugongo, ijosi, amaguru yababa we mbega urugendo we. Si hafi ibyo rwose. Naho ubundi uretse umunaniro nta yindi ndwara ndwaye rwose. Ndagushimira mubyeyi wanjye ariko iyo utamfasha sinzi ko ari cyo nari kwishoboza. Nakoze ibyo nagombaga gukora Kareme. Ubukwe bwacu bwagenze neza rwose kandi wowe Honorine twahavanyishe mama. Kuko twayaserukanye umucyo. Cyane rwose. Umva noneho hari udukecuru rero numvise tuvuga ngo wa mwuzukuru wa Mukandekezi yashatse mu baherwe. Nubwo byagenze bityo rwose ariko amadeni sigaranye ntabarika mama. Ku madeni yawe urayambwira ngo nyakoreho iki Kareme? No kuri nsigaye mu kangaratete. Ibyo birakureba Kareme. Ntiwumviye inama zanjye uzabajya wifasha rwose. Jewe nanze kumva inama zawe ryari koko mubyeyi. Kugira ngo buriya wemere ugasezerana mu murenge w'inaha ngaha byari kuguhenda kuriya. Mama ko twagiye gusezerana mu murenge tugenda tumanuka tukajya mu rugo iwabo Honorine tugasaba kandi ko no mu kanya wari yishimye kumvise tuvugwa neza muri ya muryango ubwo muhindutse ute koko? Mbabura cyane Kareme ibyo nahishoboye narabikoze. Iby'amadeni yawe uzareba uko bikemura wowe n'umugore wawe. None se mama ntabikubwiye undi nabibwira ninde? Ubwo rero tuvuge ko wagiye gufata amadeni wizeye ko agiye nyirabazungu Clemencia haryo uzayakwishyurira Kareme. None se mu by'ukuri kigutunguye n'ikinadi? Nuko ubone wanjye kigiye muri uyu mugore wa Patrick. Hari umuntu wambwiye ko yakubonye hafi ikigo nderabuzima uhetse umwana. None se umukobwa wanjye yarwaye? Wabikubwiye si yabaza akamenya neza igikorerwa aho yambonye. Umwana ntago arwaye ni muzima. Ahwi Imana ishimwe nari mpangayitse shaho. Wowe uhangayikishwa n'umwana se? Aho yambonye niho abajyanama b'ubuzima bapimira imikurire y'abana ubwo yambonye nagiye kumupimisha. Basanze akura neza se? Arakura neza cyane nta kibazo. Ariko se Nadi ndakumva ubu ntiwamba bariho ukanyereka umukobwa wanjye. Yego sinitwaye neza ariko rwose bikomeza kumbuza uburenganzira bwo kubona umwana wanjye. Ekada sibwo uvuze ko nkubuze uburenganzira bwawe?
urabumbuza ahubwo ukanabubuza umwana kuko umwana wanjye akeneye kubona se. igihe yaragukereye cyane ntabwo yakubonye Patri. Aka kanya wibagiwe amasaha namaze yidise ku kibero cy'inzu iwawe nkwinyiga ngo ugire icyo umfasha ndi hafi kubyara urabyibagiwe. Nadi ibyo ni ibyahise ariko rwose ntukwiye kubigenderaho. Patri warambabaje cyane kandi kukubwira ko utazigira mbonera umwana sinakinaga nawe urumva. Ese kuvuga ngo nkubonera umwana nk'aho wowe wenyine Nadi. Kiretse numubana kuko wandushije ingufu naho ubundi rwose ntawe nzakwereka burya nkuhamagana ndi ku kigo ndarabuzumva nibwo ukeneye cyane ngo wite umwana wawe izina unamwandikishe mu irangamimerere. Ariko se wakwibagiye ibyahise kuko Nadi ko bitazagaruka ukareba ibiriho ubu ngubu n'ibiri imbere. Mutima wanjye uracyababaye rero ko nakwinginze bihagije uragira ngo nzakora iki kuko Nadi. Simbizi Patri icyo nzi nuko iyo nkubonye nibuka unsohora iwawe ngo nuko ngutwitiye. Ariko urabizi Nadi ngiye Patrick Musonera sinzigera mpangana nawe ngo nyere ku mwana kuko niba umunyimye nuko uzi neza ko afite undi se. Uvuze ngo iki Patri uvuze ngo iki? Ndavuze ngo niba uzi ko ndi se uzamunyereka kandi niba hari undi utari njyewe uzakomeza umunyime Nadi. Kuva ubu ngubu nubona nongeye kugusaba kunyereka umwana wanjye uzamenye ko Musonera yabyaye imbwa. None se twari kumuha iki kandi ntacyo mwasize ngo umuntu agiteke papa? Habe n'ikijoga cyangwa igikora. Maze ndashonje cyane. Ariko se uravugisha ukuri mwabana mwe? Uzi ko muri ntezarubwa? Intezarubwa ni iki se papa? Papa aratekereza ko tumubeshye tudashonje muho. None se papa unshize irungu ndamuheka kugeza ryari koko? Ubundi si uwo mugongo wawe arawuryamo iki muza? None se ubundi nyoko yagiye ryari? Kuva yagenda ntagaragaruka. Oya mwibeshya ye mwiba. Ubu kuva mu gitondo umukobwa jana yagenda ntabwo aragaruka. Azi neza ko ntafu y'igikoma yasize muri uru rugo kandi hari amafaranga namusigiye ngo abahahire. Jera n'inzariranyisha. Ubundi se abana barizwa rizara wiri bupyatsa bya haburugu hakora iki? Ubu se nanjye nari kwirirwa ngenda nkawera. Ariko mukobwa jana ubu nta soni ufite koko. Umuntu w'umubyeyi utaramara n'ukwezi apfushije umwana mutazize kutitabwaho watinyutse usiganshiza urungo ahangaha adafite icyarye cyangwa wirirwa iyo koko. Amafaranga nagusigiye wayashyize he ubundi? Amafaranga nagusigiye wayashyize he? Ndavuga ukansubiramo nkaho ntavuga ukuri. Urupfu rw'umwana wacu nta somo rwagusigiye. Imibereho ni yayindi nukuva mu rugo nta suku ukoze abana bakirirwa batyo ntacyo kurya ntacyo kunywa nta gukaraba. Urumva batazapfa bakadushiraho kubera kutumva kwawe koko? Pasika urakomeza kunshinza urupfu rw'umwana wacu urambona. Amafaranga ngahe wasigiye ari kugura ibishyimbo akagura imboga akagura n'ibijumba. Ko navuye hagiye kureba ubuntu wari wanyijeje ikiraka ngo burade mafaranga navuye hagiye bukabari. Ubwo utashye wasinze nta no wamenya wabona wafasha amafaranga baguha yo kwita ku mirire y'abana akaba ari uvuye gusinda mu kabari nyine. Ariko bega kukora ubwonko we uba gacupa kamwe umuntu asengere yanyagiye ugiye kukanyurira. Zacurirwa kwisha umwana wanjye nabyaye nyurirwa kumwera amafaranga yose yinjiye muri uru rugo wowe namuha kugirana. Maze bavuga ibigondamye imihoro ikarakara. Kandi ndakumomora urwo rutwe rumene Pasika. Umenya ariko utibuka ko unatwite. Hagarara uranyurira umwana waje ari jye nawe ninde wamutwisa amezi 9 warwavumbaho. Kwa Pascal urwisha nka ruracyayirimo. Aba bana babo bazabaho bate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico runana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.